Alright, turabasuhuje mwe abakomeje gukurikirana Incense TV. Aya ni amasaha tubagezaho cya kiganiro umutumirwa tuba twabashakiye. Uyu munsi rero uwo twabateguriye bamwita Ishimwe Bona, akaba ari perezida wa Incense Group. Muri make rero twamwakire, reka tugire bicya tumubazaho amakuru yaratangira twibwira yibwire abadukurikiye, hanyuma turakomeza. Murakoze cyane, nitwa Ishimwe Bona, akaba ari njye perezida wa Incense, ariko atari uw'aka kanya wa kera. Yarakoze cyane rero kutwibwira. Incense yatangiye ryari, ni group imeze itese, ikora ibijyanye n'iki, ikora inkweto, ikora ibijyanye n'iki, aratubwira. Okay, murakoze cyane. Incense Group ni group iririmba, ikora umurimo w'Imana mu munsi wa karindwi. Rero Incense iranyubaka cyane. Anyway, yatangiye mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2017 muri Rukara, Ikayonza, muri Asa URCE. Rero niho dukorera umurimo Mana. Yarakoze cyane kuduhereza introduction ya group Umubavu. Hanyuma twakubazaga ese ibikorwa byayo kuri ubu ngubu bimeze bite, bigeze hehe, hari indirimbo bashyize ahagaragara, mutubwire n'ahantu twazikura cyangwa se nazo muri asohora. Okay, murakoze cyane. Ubu ngubu tumaze kugira indirimbo nyinshi ziya mu ndirimbo 30, ariko mu by'ukuri nta bushobozi bwari bwaboneka buhagije bwo kugira ngo dushobore indirimbo zacu kuzishyira ahagaragara, ariko Imana idufashije uyu mwaka urangira warangira natwe dufite umuzingo w'indirimbo tumaze gushyira hanze, dufatanyije namwe tukabyishimira kujyana natwe indirimbo zacu muzabe muzumva muri audio ndetse na video. Arakoze cyane rero perezida wa Incense ku mateka duhaye ino group Umubavu. Ikiganiro cyacu tugishoreje ahangaha, tubabwira ngo bakomereza ahangaha mu murimo, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane.